Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Igitondo cyiza kuri mwese, tujye gusoma igitabo cyo Kuva igice cya 15 kigizwe n'imirongo 27. Indirimbo ya Mose. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje ibihe bitangaje. Ifarashi n'uwo ihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka n'imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye, nanjye ndayihimbaza. Niyo Mana ya data, nanjye ndayishyira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Amagare ya Farawo n'ingabo ze yabiroshye mu nyanja. Abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura. Imuhengeri habarenzeho barokeye imuhengeri nk'ibuye. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako. Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha. Isumbe ryawe ryinshi ryatumye utura hasi abaguhagurukiye. Watumye umujinya wawe wakongeza nk'ibitsinsi by'inganagano. Umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi. Amazi yatembaga yema nk'ikirundo. Imuhengeri muri nyina w'inyanja haravura. Umubisha yaravuze ati: ndabakurikira mbafatire nyange iminyago nyigabane. Nzabimariraho agahinda, nzakura inkota ukuboko kwanjye kubarimbure. Wahuhishije umuyaga wawe, inyanja irabarengera. Barokera nk'icyuma cy'isasu mu mazi y'umuvumba. Witeka mu byitwa Imana harihwanye nawe, niyihwanye nawe. Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Warambuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye. Wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Amahanga yarumvise ahinda imishyitsi. Ubwoba bufata abatuye i Filisitiya. Icyo gihe abatware ba Edomu baratangara. Intwari z'i Mowabu zifatwa no guhinda imishyitsi. Abatuye i Kanani bose barayagara. Ubwoba no gutinya bizabafata. Gukomera k'ukuboko kwawe kuzabajunjika nk'ibuye. Uwiteka, bageze aho ubwoko bwawe buzarengera urugabano. Bageze aho ubwoko wacunguye buzarurengera. Uzabugezayo ubushinge ku musozi w'umwandu wawe, ahantu witunganirije kuba ubuturo bwawe. Uwiteka ahera amaboko yawe yashyizeho umwami. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose, kuko amafarashi ya Farawo yajyananywe mu nyanja n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be. Uwiteka agasubiza amazi y'inyanja hayo akabirengera. Ariko Abisirayeli bo bagaca hagati mu nyanja nko ku butaka. Kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako. Abagore bose basohoka bamukurikira bafite amashako babyina. Miriyamu akabikiriza ati: muririmbire Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Ifarashi n'ubuhetse yabiroshye mu nyanja. Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati: turanywa iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati: nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa, kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara. Bagera muri Elimu, hari amasoko 12 n'imikindo 70. Babamba amahema kuri ayo mazi. Icyo cyari igice cya 15 cy'igitabo cyo Kuva. Reka tubabwire ngo mugire umunsi mwiza. Reka duharanire gukiranuka. Turabakunda cyane.